Mezire ntizirimo se? Mezire ntizirimo? niba ari gato kandi arafunze ntabwo ari inyabiziga kuri telefone Si yari yabipimye se? Yeah. Guys. Bivuze rero yuko ngira ngo murabibonye practice turazikoze. Ziriya ni PS twakataga. Buriya ziriya zigiye gukingwa, harimo izigiye gukingwa mu rugi, hari izigiye gukingwa mu madirishya. Ngira ngo murabibonye. Tuzadukomeza rero tubereke ama practice mu buryo butandukanye. Ubu twakataga ama PS matoya, ariko noneho hari ubwo tuzagerageza tubereke dukata. Ndumva tuzabereka dukata n'amafeye manini, kuko ubu aho ushobora gukata feye, ubu ntabwo turakata kuri feye, ariko tuzagerageza na feye tuyikateho. Ngira ngo rero murabibonye uburyo bakata ama PS.
uburyo mezire zikatwa, bya bindi byose nabasobanuriye muri practice murabibonye. Mubonye uburyo umuntu akoresha irati, uburyo akoresha metero, uburyo akoresha coupe veri, uburyo ikirahure ukimanyura kandi ukabona ni ibintu byiza cyane. Ewana, ukabona ni ibintu byiza biryoshye kabisa, ku buryo ubireba ukabona ko ari ibintu bigize bizima kabisa. Ubwo rero ndababwiza ukuri rwose, iri somo ni isomo ryiza cyane. Kuba ryagira uwo bicika, kuba ryagira umuntu ricika byaba ari igihombo gikomeye pe. Akaba ariyo mpamvu nkangurira rero buri umwe wese kuba yakurikira rino somo aciye kuri sheni yacu ya YouTube channel, agakora subscribe ndetse akanasharinga akarisangiza n'abandi, tugakomeza kwiga iri somo ry'ikirahure. Ko twababwiye yuko nyuma yo gukora practice nyinshi tuzahita tubigisha ku kijyanye no kubara ikirahure. Noneho burya iyo wamaze kubona practice, wamaze kubona uburyo bagikata, ibintu biri mu nzira, hahita hakurikiraho kukibara ukamenya. Urabona nka ziriya piyese dutwaye buriya zifite amafaranga zaguzwe, ntago ari ukuvuga ngo ni ugukata ujyana gusa, zifite amafaranga ziba zaguzwe. Niyo mpamvu rero buriya ni isomo ryiza cyane kandi ni isomo ritanga umusaruro mu gihe gito. Ugira ibihumbi byawe 200 ugahita ukora bizinesi, ubucuruzi, ugacuruza ibintu bikagenda kandi ukunguka. Rero ndabakangurira gukurikirana rwose, mukabikurikira mukabikunda, kuko ni ibintu byakugirira akamaro. Reka dukomeze rero, ubwo tuzajya dukomeza tubashyirireho practice zitandukanye, tubashyirireho dukate mubireba. Niyo mpamvu mu gukata ziriya piyesi ntago navugiyemo, nagira ngo mubirebe neza ibyo nababwiraga, noneho mubibone bikorwa ukata, umanyura, upima, byose mubyirebere nta kubivugiramo. Sawa, murakoze, kadukomeze. Birashoboka yuko wenda hari umuntu waba ataratangiranye natwe. Yizera ko buri wese yatangiranye natwe, buri wese yarabibonye, yarabikurikiranye, nta gishyashya. Kugira ngo twarabwize uburyo ukata ikirahure, uburyo ukoresha irati, uburyo ukoresha coupe veri, uburyo metero tuyikoresha. Urugero practice tugiye gutya, dukate kano, tunyuzeho coupe veri yacu, dukate abantu tuze na hano, tukanyuzeho, tugakate, turangiza dushyireho irati yacu, dufate coupe veri yacu, dukate, turangiza tuzaza hano. Tugiye gukoresha cya gikoresho cy'ipensi twababwiye, mwariya ku binoze ntikibonetse. Ariko muri practice hano nayo irakenerwa ipensi. Urabona nk'aka kantu, niba tugize gutya, ni urugero, tugakubita gutya, tugira gutya ipensi yacu. Mwayibonye uko yagakuyeho kose, murabibona iragafite kose. Tugahita dusigarana agapiyesi kacu dukeneye. Rero ubu ni
aho ubutaha dukomeza kureba videwo zacu, ukomeza gukurikirana isomo, subscribe ku bandi bakeneye kuba bakiga isomo nabo bagakurikira. Ciao.